turakwitabye karamenya gasani kugira ngo udusukure maze tubone uburyo tukwegera duhure nawe buri munsi dusangire nawe utugire neza buri munsi. Urakoze dawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana maze dutungane Nyagasani kuri wa mbere tariki 5 Nzeri 2022 ubwo tugiye kwipakuramo umwanda wose aricyo cyaha cy'ubusambanyi, ubwo tugiye kuzirikana ku ngingo nziza igira iti ubusambanyi bukurura ubwicanyi. Rero twipakuremo umwanda ejo tutazaburira ingororano y'ijuru, dore ko ibintu byose twakora hano ku isi ujye ukoma agatima hehe ku ijuru, kuko hano turi ni mu icumbi. Umubyeyi ushinze urugo aherutse kuza kwa padiri, nuko ngo amugeze imbere padiri ngo mubaze impamvu yishimye. Undi nawe ati twari tumaze iminsi muri noveni dusenga cyane ngo Imana yumva akarengane k'abihaye Imana, abapadiri, abafurera, ababikira, kuba nabo badashaka nk'abandi bose kandi ari uburenganzira bwabo, ko ari akarengane gakomeye. None mbyutse mu gitondo numva mugenzi wanjye arampamagaye ngo papa yadohoye, ngo abihaye Imana, abafurera, ababikira n'abapadiri bagiye gushaka nabo, umwe ashaka umugore undi ashaka umugabo. Bityo rero ikiduteye ibyishimo muri iyi minsi ni uko ubusambanyi bugiye gucika burundu ku isi, kuko twabonaga ubwabo bararenganye mu kibazo cyo gukemura irari ry'umubiri. Nuko wa mubyeyi yarangije kugaragaza ibyishimo afite, akesha iyo radiyo runwa ngo papa yadohoye, ngo papa yadohoye. Nuko padiri aramusubiza ati ikibazo cy'irari wa mubyeyi we, la concupiscence, mu kilatini concupiscentia, la concupiscence, ntabwo gikemurwa n'uko uwihaye Imana dans la vie consacrée cyangwa ko washatse vie conjugale, ahubwo gikemurwa n'ikinini bita l'abstinence, kwifata, ubudahemuka, être fidèle à ses engagements, kudahemuka ku isezerano wagize, wagiranye n'Imana, wajyanye n'umwashakanye. Muri make n'ubudahemuka nyine nibwo bukemura icyo kibazo gusa. Ese mubyeyi wowe niba bitarakubaho n'ubwa mbere wumvise umugabo cyangwa umugore waciye inyuma ubashakanye, niba utarabyumva uri i Rwanda uzabona. Rero amakuru yawe kesha radiyo runwa ngo bambwiye, wowe se wibwiye iki? Ibyo byose ni ibyifuzo bya kamere muntu, nguko kandi uko abantu bavunwa n'umutwaro batikoreye, ugasanga afite ibibazo bikomeye kuri celiba, uko udashaka ko abihaye Imana atari abihaye Imana, ahubwo ari bamwe mu bashinze urugo. Nyamara mubyeyi, ingeso y'ubusambanyi nta n'umwe itareba, kuko nyine n'ingeso yirukana Imana iwacu. Naho ibyo kudohora kwa papa ndagira ngo ubwire ngo usubize amerwe mu isaho, kuko umuti w'irari ry'ubusambanyi atari gushaka umugabo cyangwa umugore, ahubwo kwifata, la fidelité. Bakristo bavandimwe, nyuma yo kumva radiyo runwa, reka twinjire mu kiganiro cyacu uko hacika ku ngeso y'ubusambanyi, kuko ubusambanyi buhamagara ubwicanyi. Nyuma yuko tumaze kumva ko nta n'umwe bitareba, ari ushinze urugo, ari uwihaye Imana, ari umusore, ari umukobwa, ari umwana, ari umusaza n'umukecuru, yewe nuko wowe nanjye dukora iki kiganiro turebe aho twateshutse, aho natanye. Wenda wasanga nibwiraga ko ari imikino, akarya tegeko ryo mu mukino wa dame bati touche égale jouer, ngo iyo ukoze gato ku mupira buryo uba wakinnye, kandi gukinisha kurya ukabihagiramo. Rero akenshi hari ubwo twibwira ko ubwo nta gikorwa kigaragara cyabaye ngo nta wadufashe, ngo ubwo sibyo, ngo nta cyabaye. Aha Gatigisima Kiliziya Gatolika itwibutsa uburyo bune bwo gucumura: par pensée, par parole, par action et par omission, mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa ibyifuzo, amagambo, ibikorwa, ndetse no kwirengagiza bya bindi wirengagije gukora, bya bindi wirengaje gukora, ibyo ntashoboye gukora kandi byari ngombwa ko mbikora. Ntihagire rero wiheza kuri iki cyaha, kuko Pawulo Mutagatifu abitwibutsa mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 10:12. Bityo rero wibwira ko ahagaze aritonda atagwa. Amen, amen, amen. Uko nakwirinda icyaha cy'ubusambanyi, mu ngingo nye tujye kurebera hamwe. Ingingo ya 2, uburyo cyangwa ubwoko bw'ubusambanyi. Ingingo ya 3, ubusambanyi n'ubusazi. Naho ingingo ya 4 no ya nyuma, ingamba zo kwirinda icyo cyaha cy'ubusambanyi ejo kitazankururira ubwicanyi, kwica, kwiyahura bitabuze. Ahangaha muri iki kiganiro ndaza kwifashisha cyane igitabo cya Bibiliya, ijambo ry'Imana riturangira ikibi ngo tukirinde, ndetse n'ikiza ngo tugikore, maze tuzabone ingororano y'ijuru. Amen, amen, amen. Ingingo ya mbere, imiterere y'icyaha cy'ubusambanyi. Ahangaha biraza kuganisha aho gituye, localisation, aho giherereye. Reka duhere dusoma ivanjiri uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 8 umurongo wa 4 kugeza ku 11.
nuko babwira Yezu bati, mwigisha, uyu mugore bamufasha asambana. Mu mategeko Musa yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk'aba. Wowe se ubivugaho iki? Ibyo babivugiraga kumwisha bagira ngo babone ibyo bamurega. Ariko Yezu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha ngaho namubanze ibuye. Yongera kunama akomeza kwandika ku butaka. Bumvise avuze atyo batangira kugenda umwe umwe bahereye ku basaza. Nuko Yezu asigara aho wenyine na wa mugore agihagaze aho hagati. Yezu yunamutse aramubaza ati, mugore, ba bandi bari he? Nta n'umwe waguciriye urubanza? Umugore arasubiza ati, nta n'umwe mwigisha. Yezu aramubwira ati, nanjye rero singuciriye urubanza, genda ariko uherukiraho gucumura ukundi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Genda ariko uherukiraho gucumura ukundi. Bakristo bavandimwe, muri iyi ngingo yacu uko nakwirinda icyaha cy'ubusambanyi, tugende kuri Gatisima Kiliziya Gatolika nimero 1849 n'1850. Icyaha ni iki? Definition du péché. Icyaha ni ikintu kibi umuntu akora abizi kandi abishaka. Le consentement égale intelligence et volonté. Bigasaba ubwenge ndetse n'ubushake. Kikaba rero cyagira ingaruka ahantu hatatu y'ingenzi cyangwa ku bantu batatu: Imana, wowe, ndetse no ku bandi cyangwa kuri sosiyete. Ngiki cyaha muri rusange, ndetse n'icyaha cy'ubusambanyi by'umwihariko turi kuvugaho nacyo kiri mu byaha, ariko reka tugishakire localisation ahantu hatatu. Ubwa mbere tugiye kugishakira amategeko y'Imana uko ari 10 nkuko tubisanga mu gitabo cy'imuka Misiri umutwe wa 20 umurongo wa 14. Ari naryo tegeko rya gatandatu bati ntuzasambane. Aha kabiri tugiye kugishakira ni mu mizi 7 y'ibyaha, dans les péchés capitaux. Mu kilatini do caput capitis bivuga la tête, umutwe, ibiri hejuru y'abashefu. Rero iyo mizi 7 y'icyaha ni iyi: ukwikuza, ubugugu, ishyari, uburakari, ubusambanyi, ubusambo n'ubunebwe. Amen. Aho ngaho nyine ku mwanya wa 4 dusangiye icyaha cy'ubusambanyi giherereye. Naho ku wundi mwanya wa 3 ni mu buzima bwa buri munsi twagisangamo, uko twabyumvise no muri ivanjiri tumaze kwakira, aho abantu mu gihe cya Yezu nabo kitari kiboroye kugikumira. Ariko ikibabaje babyeyi ndetse kinateye inkeke naka karengane twumvise. Ubishishoje aho kumva ari akarengane, l'injustice, kubona ari abagore gusa bagubwagaho n'ingaruka z'ubusambanyi z'iki cyaha, akaba nabo bahanwa guterwa amabuye. None se kumva abagore baterwaga amabuye, abagabo babaga basambanyije, ko nta gihano twumvise bahabwaga? Ibaze nanjye nibaze ngo uko hamwe dushobora kugwa mu ngeso y'ubusambanyi, bamwe bakabifata nk'ibisanzwe, abandi bati ntibikabije, biroroheje, no stress, nta kwirushya, nta kwigora, kwari ukwikundanira bisanzwe. Abandi bati ubwo ntawe tubonye nta kibazo, twikomereze dukomeze twishimishe. Abandi bati reka tubanze dusezere ku icyaha, tukive mu zindi muzingo, twisanzure twimareyo. Kwisanzura ababyeyi mu cyaha, kwivuruguta mu cyaha nk'ingurube mu isayo. Nawe mugeze gukurura ifoto nk'ubu embo matin, turamutse duteranye nko mu rusengero, mu kiliziya, muri groupe nini cyane, no kwajya kubona ukabona Yezu ari kugenda yandika ku rukuta, nirinze kuvuga hasi nk'uko twabyumvise, urukuta rw'imbere nko kuri aritari, akaba ari guhandika ibyaha bya buri wese uteraniye aho ngaho. Tubwizanye ukuri babyeyi, aho ngaho twakongera guhaguma cyangwa twakizwa n'amaguru? Padiri ari ngewe, wakongera ugakomeza ugasoma misa. Muririmbyi uri kuririmba uri guhogoza, wakongera gukomeza uhogomba. Uruzi icyaha cyawe kimanitse, bya bindi warayemo muri weekend, muri boom n'ahandi, muhereza wakongera kuguma aho ngaho? Ese mukristo wakwipfuka mu maso cyangwa wakizwa n'amaguru nawe? Ibaze nanjye nibaze. Yezu anga muri ivanjiri agashaka gutwigisha ububi bw'icyaha cyacu, ko gusa tureba abandi twebwe tugashungera abandi. Gushungera abafashwe, ngo wafashwe niwe igisambo. Kuvuga abandi, kwicara mu nteko y'abaneguranye, ngo agaha kari ku wundi karahandurika. Kuzanira Yezu abandi bafashwe gusa ngo twamufashe yasambanye. Ariko umunsi njya nibaza, umunsi turu yanjye yageze ngafatwa nanjye nkaba najya gukarubanda, aho nanjye shobora kuzaguma ku ruziga aho hagati nshungerewe. Koko urazi ukuntu biryana gushungererwa? Icyaha ni nk'inkota tujomba mu mutima w'Imana. Ibaze nawe izo nkota zose abantu bagukikije bari gukujomba. Navuga inkota z'amaso, buri wese ari gukureba.
kandi agakureba mu ndorerwamo yihe, indorerwamo y'ikibi ruharwa. Mubyeyi, aha ngo uko batangira bikura uhereye ku basaza, kuko nyine wasanga aribo basambanaga cyane ntawamenya, wasanga aribo basaziye mu ngeso, gusazira mu ngeso mbi babyeyi. Wasanga kandi by'amatsiko ntawamenya muri abo bagabo bari bazanye uyu mugore harimo uwo rumaze kumusambanya. Ariko babyeyi, Yezu kubera impuhwe ze nimuhumure, ntabwo yifuza kudushyira ku itangazo ku karubanda, ku karora bose ngo ikibi kibonwe na bose. Erega uruzi ko ari natwe twishyira ku karubanda, cyangwa tukaba twahamanika bagenzi bacu, tableau d'affichage vraiment. Naho Yezu we ni ukutuburira akababara, yarangiza akatubabarira. Yezu abwira wa mugore ati, nanjye rero singucira urubanza, genda ariko yerukiraho gucumura. Amen, amen, amen. Gusigarana na Yezu njyenyine igihe ndi mu makosa, nkajya gusaba penetensiya, nkajya gusaba imbabazi, nkajya gushengerera kugira ngo nongere nirebe muri miruwari, mu ndorerwamo, nkabona Yezu nyine. Ni Yezu gusa dusigarana igihe nibwirije, nkajya gushengerera, nkajya gusaba penetensiya. Nguko abakristo bavandimwe, icyaha ku bantu gihamagara igihano, ariko ku Mana icyaha gitabaza impuhwe z'Imana mbere na mbere. Imbabazi, la miséricorde, le péché appelle la miséricorde. Ese mukristo wowe nyuma yo kumva iki cyaha cy'ubusambanyi aho kigejeje uyu mugore, urakomeza ugume ku ruhande rw'abantu babandi barunturuntu, cyangwa urakomeza kuguma ku ruhande rw'Imana ubuntu? Baca umugani ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Rero muri aka kanya tumaze kugaragaza aho icyaha cy'ubusambanyi giherereye, uburyo gitera isoni, uburyo gikoze isoni, uburyo gishobora kudushyira ku karubanda, kimwe n'umugore bazaniye Yezu. Tugenda natwe kujya twakivugaho, bityo tukimenye, tumenye nuko twakirinda. Ingingo ya kabiri, uburyo cyangwa ubwoko bw'ubusambanyi. Mukristo muvandimwe, ahangaha wishyiremo nanjye nishyiremo, ntihagire uwikuramo, kuko nyine twese turi ku isi. Rero iyi liste tujya kurondora muri aka kanya, nagira nkubwire ngo witonde utagwa. Wowe ubwira ko uhagaze uritonde utagwa, njye nibwira ko mpagaze nitonde ntagwa. Ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyagalati umutwe wa 5 umurongo wa 11 kugeza ku 21 baturondorera icyo cyaha cy'ubusambanyi, icyo cyaha cyica umubiri ndetse kikica na roho. Nubwo dukunze kuvuga ubusambanyi tukagarukira gusa ku ijambo, akenshi abana bato biyumvira gusa guhuza imibiri, rapport sexuel, ariko nyamara hari ubwoko bwinshi cyangwa uburyo bwinshi icyaha gikorwamo. Hari ubuzwi yewe, hari n'ubutaramenyekana, encore beaucoup de recherche. Haracyari ubushakashatsi bwinshi nyine, kuko ubushakashatsi ntibujya buhagarara na rimwe. Nanjye rero sinakwihandagaza ngo mburondore mbuvemo, kuko ubushakashatsi buracyakomeza nyine. Ariko rero kanibutse itegeko ryo gusambana ikiriranga, ko usambana wese cyangwa usambanye wese aba ashaka kurangiza irari ry'umubiri nyine. Rero uburyo bwose wabikoramo, bwaba bworoheje cyangwa bukomeye, ujye wibuka ko wacumuye, icyo gihe nyine uba wifuje kurangiza irari ry'umubiri, ibyifuzo by'umubiri. Rero tugiye guhera ku buryo bukomeye, tugana ku buryo benshi twibeshya ko bworoheje, ngo buroroheje. Nyamara mu Gifaransa ho bakunze kubitandukanya, ariko reka gusa mbivuge nawe uzabyisobanurire mu ijambo ry'Igifaransa bita luxure, le luxe, uko no kwishimisha, ari byo la fornication, l'adultère, l'inceste, gusambana kw'abo bisano y'amaraso, le ravissement, le sacrilège, la pollution volontaire, masturbation, kwikinisha, la bestialité, umuntu akaba yasambana n'inyamaswa, et l'homosexualité, ubutinganyi n'ibindi byinshi cyane ubundi bwoko. Ariko hari ubundi bwoko bwa luxure, ubuhehesi, kwishimisha, kwinezeza, bamwe kenshi dukunze kwita ko budakomeye, ariko abayobozi y'amvugo y'Igifaransa ngo des petits cailloux font des montagnes, ngo utuntu duto twinshi, utwiza twinshi tukavamo icyiza gikiza, naho utubi twinshi tukavamo icyica. Bwa busambanyi buganisha ku bwicanyi. Mu ishuri rimwe mu isomo rya biologie, ibinyabuzima, mwarimu ngo umunsi umwe ari kwigisha abanyeshuri ibiribwa bitera intungamubiri, les aliments riches en vitamines, n'uburyo benshi bishwa na bwaki kubera ko ababyeyi babo akenshi bajugunye intungamubiri, nuko bakaba bagaburira ikatsi byakayutsemo uburyohe ndetse n'intungamubiri. Maze mwarimu ngo arababwira ati, mwa banyeshuri mwe, umunsi umwe umugabo bita Makakama ngo yari yabwiye umugore we ati, madame rero urabyumve neza, njyewe n'itegeko ko ntarya inyama, ndetse n'iwacu barambujije, ariko rero nzajya nzihaha, none nurangiza kuzitegura kuziteka, mwebwe mujye muzirya, ubundi njye munyihera isosi yazo babyeyi, isupu y'inyama. Nuko mwarimu ngo abaza abanyeshuri ati,
ari makakama utarya inyama ahubwo akifatira isosi gusa, ari umugore n'abana, ninde ukize ku ntungamubiri muri bo? Ninde ufata ibifite intungamubiri nyinshi muri bo? Abanyeshuri bamwe bati Emma, mbega umupapa mwiza wiyoroshya uharira abana inyama, ntibikunze kuvaho pe. Nuko mwarimu abonye ko bari gukomeza bati igihe batangarira makakama, arababwira ati burya mwabana mwe, mu isosi niho hari vitamine nyinshi kurushayo no muri izo nyama, ku buryo no mu bishyimbo ababyeyi bamwe batabizi biha kumena amaminwa, yewe banayatuka cyangwa bakaba bayaha amatungo, izo nka ndetse n'izo ngurube, ngo abana bakarya ibishyimbo binyuguje neza mu mazi biri kwererana nk'urubura. Intungamubiri zose zashizemo, uko niko n'intungamubiri z'inyama zamanukiye muri ya sosi. Nuko makakama mukibwira ko ari umunyampuhwe, ngo ni umubyeyi mwiza uzi guharira abana ndetse n'umugore, kandi ari kurya intungamubiri zose. Uko makakama yibeshya ngo ntarya inyama ariko akanywa isosi yazo, niko bimera umuntu wese wiyemera ngo ntasambana, ngo sinsambana. Ye baba we, ariko afite utundi tugeso twinshi tubumbiye muri elixir, ubuhehesi, kwishimisha, twajyanye n'iyo sosi ya makakama. Akawa mugani ngo umuzimu w'inzoga agendera mu mbetezi. Uti njyewe sinywa inzoga ariko ndya imbetezi, undi ati njyewe sindya inyama ku rwego rwa makakama ariko nkunda igitoki cyatekewe mu nyama ngakirya. Makakama, mbega wowe. Reka turebere hamwe ubundi bwoko bw'isosi tubigereranyije n'iki cyaha cy'ubusambanyi. Uraza gusanga benshi turi ba makakama, icyo turushanwa ni ukubigaragaza. Ubukakama bugatugaragaraho bamwe, abandi ntibugaragare. Wowe nanjye, usibye guhuza imibiri, rapport sexuel mu ikoranabuhanga twakwita offline, ku buryo ubwo bufatika, ubusambanyi, ubutinganyi, kwikinisha, homosexualité et masturbation, même bestialité, ibyaha bya deviation nyine, guta umurongo. Hari ubundi bwoko bw'ubusambanyi twakwita online, tugenekeje twavuga bwo mu kirere, twajyanye n'iriya sosi ya makakama. Kandi burya ababyeyi, niyo mwarebye neza, ibintu by'ikoranabuhanga online nibyo bisakaza cyane inkuru bikayigeza kure. Ngiyo isosi nyine, isosi nka liquide iratembera vuba ku buryo bwihuse. Nguko gusambanira kuri telefoni, umuntu akaba ari muri Amerika ariko ugasambana n'uri muri Afurika, kandi byaba irari rikaba ryarangira gutyo kuri telefoni. Luxure, ubwo bwihehesi. Noneho ababyeyi, iterambere ryaraje rikaze cyane, ryarabikemuye. Nako niteranyuma, buriya iteranyuma mu kwemera, mukaba ndetse mwarebana buri wese umwe ku wundi, buri wese akareba mugenzi we ibyo ari kwigira. De caresse, gukorakoranaho, excitation, buri wese agakurura mugenzi we, agakorakora mugenzi we. Iyo ni isosi. Guhoberana by'urukozasoni, kuri ifoto y'umuntu muhora mubana ariko ngo ugiye kumuhobera, urwo se n'urukumbuzi. Iyo ni isosi ya makakama nayo. Guhoberana by'urukozasoni, nguko kureba filime z'urukozasoni, y'amashusho akiparika mu mutwe, wagize ngo kuyavanamo bizakorohera. Pornography, guhanga amaso bene ibyo bitera soni, kureba ubwambure bw'undi, ubwo nabwo n'ubwoko bw'isosi. Ariko tubitandukanye kwa muganga agiye gukuvura, bipfa gusa kuba atari ugushaka kurangiza irari. Ariko niba ari ukurangiza irari, agakureba ukamureba, kureba ubwambure bw'undi, ubwo n'ubwoko bw'ubusambanyi nabwo. Uti nyagasani, none nde warokoka? Kureba ubwambure bwa mugenzi wawe ariko ugamije kurangiza irari, ubwo n'ubwoko bw'ubusambanyi. Kumva imiziki y'urukozasoni, indirimbo z'ibishenzi sinakubwira n'ibitera soni, ibishegu, iyo nayo ni isosi. Mbese muri make ibintu byose byo kwishimisha, ugakoresha imyanya y'ibyumviro uko ari 5, ndetse na wundi wa gatandatu ukaza kuwica umutima nama. Ubwoko ni ubwoko bw'isosi, ubusambanyi ku rwego rwa makakama. Ariko mu bwoko bw'ubusambanyi abenshi tutakunze kumenyera, kandi bamwe twasuzuguraga, nk'akazu gato karya ubwatsi nyine, bwitwa amagambo y'ibishenzi. Des pensées mauvaises, des paroles mauvaises. Amagambo y'urukozasoni akenshi bari guturyohera, tukumva twakomeza kwibanda ku myanya ndangabitsina, tukabivuga mu mazina yabyo, nta soni pe. Iyo ni indwara abantu benshi barwaye batabizi, guhoza mu kanwa imyanya ndangabitsina. Aho ushobora kumva ku basore nkatwe kuvuga ibitera soni nk'ishema, ndetse utabivuga tukaba twamubona nk'aho ari ufite ikibazo. Iyo abaruzi uburyo byangiza ubwonko, ayo magambo mabi, ijambo ribi ni nk'inkota babyeyi. Ijambo ry'igishenzi ni inkota mbi cyane, dore ko ijambo ribi burya ari uburozi. Nguko gusambana biganisha ku kwica. Ibaze n'amagambo yose yiparitse mu mutwe wawe y'ibishenzi mubyeyi. Ese mukristo ni kangaho uvuga amagambo y'ibitera soni, ukajya wumva uryohewe no kugenda uyasubiramo, usubiramo iyo myanya myibarukiro, ukuva bikuryoheye cyane, bigushimisha.
aha iyo nayo ni isosi uri gusangira n'amakakama ngo nyama ngo yazihariye abana da anya reka twe gukomeza turondora ubwoko bw'isosi y'amakakama hatataza no kuturakarira nawe uri mukuru uze gushyira ku rutonde ubwoko bugezweho iwawe nanjye iwanjye bugezweho ikizabukubwira ko twongeye tugicaho akarongo hejuru ndetse ko umutuku yewe kuko birica nuko ubwo bwoko bwose bw'isosi ubufata ugambiye kurangiza irari ry'umubiri wawe nyamara uko wishimisha ni nako biri kurushaho kugushimuta buhoro buhoro nibwo uzasanga ibyo uri kwibeshya ko bikuruhura ubwo bwoko bw'isosi ngo buri gukuruhura kwinywa aribwo ahubwo biri gukurushya navugaga mu buzima buri imbere ubuzima bwa roho ugasanga benshi twabaye indushyi twabaye abasinzi twabaye abacakara twabaye abarozi kandi tukaba turi benshi wasanga urimo wasanga ndimo nta kwikuramo niba ushaka kwikuramo reka burundu kunywa isosi ku rwego rw'amakakama bityo n'izo nyama nyine inyama zatuwe ibigirwamana nazo zahita zizinukwa ingingo ya 3 ubusambanyi n'ubusazi muri rusange icyaha cyose ni uguhunga Imana kandi biriya ntiyema gutandukanya umunyabwenge ndetse n'umusazi umunyabwenge ni uwubaha Imana agahunga icyaha naho umusazi ni ugutuka Imana agakora icyaha nk'uko tubisanga mu gitabo cyo mu mubwiriza umutwe wa 7 umurongo wa 5 rero niba tubonye ko icyaha ari ugusara n'ugikozwe akitwa umusazi rero niba tubonye ko icyaha ari ugusara n'ugikozwe akitwa umusazi utari umunyabwenge kandi ubusambanyi nacyo ni icyaha ubwo se ntibyumvikana ko gusambana ari ugusara ndetse n'umusambanyi aba ari umusazi wasanga warasaze wasanga narasaze niba njya nywa isosi nanjye niba nawe ujya unywa isosi erega gusara ababyeyi ntabwo ari ukwiruka ku musozi gusa kuko ushobora no gusara ukaba ucecetse nk'uko imigani 17:28 ibivuga abantu bakubona ntibabe bamenye icyo ujunditse nuko ugakomeza kwita inararibonye ensage umujyanama inyangamugayo fidèle ukitwa consulteur kandi uri insulteur umujyanama kandi ari wowe uvuma abandi utukana kubera iki ya magambo yawe mabi bya bikorwa byawe bibi bituka Imana aho ngaho nyine waba uri umusazi niba icyaha ari nk'inkota ujomba mu mutima w'Imana warangiza nawe ugasara ibaze nawe abasazi dutunze wasanga urimo wasanga ndimo nta kwikura kuri iyi liste niba ushaka kuyikuraho rekeraho kunywa isosi rekeraho ubusambanyi ubushakashatsi bugaragaza ko iyo umuntu yamengamiye mu ngeso y'ubusambanyi burya n'ubwenge bugenda buhengama buhoro buhoro ubwenge bugenda bugabanuka ku buryo n'imbaraga z'umubiri zigabanuka ukaba wananuka ukaba watakaza ibiro byinshi siniriwe mvuga imbaraga za roho wenda kubera ko tutanazibonesha amaso kandi burya kubera ko ari spirituel burya ziba zagabanutse zashize kuko nusambana bizatuma wanga Imana wange na mugenzi wawe kwica bizaba byatangiye nyine mbese ubushakashatsi nyine bunagaragaza ko imbaraga nyine wazimuriye ahandi aho nyine mu busambanyi ubu bushakashatsi ngewe nawe tuzabukomeze ariko atari gukora experience ahubwo ari ukwirinda hato tutazajya kwivuza gusara rero ntugashake gusa kubisanisha no kwiruka ku musozi ushobora gusara amagambo y'ibishenzi ukaba bavugirishe ukaba wasinda kugeza ubwo ikiganiro cyawe cyose gihinduka ibitera soni gusa wagize se ngo uko no gusara buhoro babyeyi ushobora gusara mu bagore ushobora gusara mu bagabo uhuye wese ukajya umubaza iby'imibonano mpuzabitsina iby'ubusambanyi imvugo yawe ikiganiro cyawe ukajya ushaka ko ari ibyo mwakora gusa cyangwa kera kabaye n'icyo umukoreye faveur umuhaye promotion umuhaye ukamera nka yamvugo ngo akebe kajya wamugarura ukazinjira muri systeme mpanguye bikarangira icyaho ari ukujya wishyuza kandi byaba ni bose nkaba nakwishyuza abakozi banjye buri munsi nkabishyuza iki ibaze nanjye nibaze uko se mugiye wagize no gusara buhoro ibaze nawe ni nakarengane ukorera umuntu ikintu yarazi ko umufashije warangiza ukamufata yarazi ko umutabaye warangiza ukamutaba atari kumutaba mu nama gusa kumutaba mwirimbi kumwica kumubiri ndetse no kuri roho kumwangiza ni kangahe natanze promotion ari gihisha inyuma gusa corruption sexuelle ruswa ku mubiri ukamuha akazi nta kindi kiri mu mutwe wawe usibye ubusambanyi wagize ngo ko no gusara buhoro mubyeyi mbese ubwenge bwere cyangwa aho nibyo utekereza gusa wasanga ari nabyo urarota bya bintu byuko nyine umutinda rota icyo ashonje ibyo uvuga ibyo ukora byose bikerekeza mu ngeso mbi z'ubusambanyi kera kabaye nihagira umva utabivuze azagira ngo ni omission ngo wabyibagiwe kuko nyine wawe byabaye ibisanzwe igihe utabirimo igihe utabivuze akaba ari ko kibazo ukumva ari cyo gicumuro
babyeyi, Imigani 13:20 baragira bati nugendana n'umuhanga nawe uzaba we, ariko ubana n'umupfayongo ahinduka mubi. Amen, amen, amen. Aha, nguko tugomba kwizitura buhoro buhoro ku cyaha cy'ubusambanyi, ejo kitatuganisha ku kindi cyo kwica, kuko birahamagarana byombi, biragendana. Tujye kureba aka kanya gato uburyo ubusambanyi buguhesha isura yo mwasambanye, byishinga gusamba biganisha nyine gusambana. Mwembi muri gusamba, uri gusamba nanjye ndi gusamba. Ndahera kuri filozofiya ngane kuri teolojiya, turebe nyine uburyo ibisa bisabirana. Ubwa mbere aho ni muri filozofiya nyine, umuhanga epikiriye witwa Buri dans la traité de gastronomie la psychologie du goût, muri iyo dokima y'igihumbi 1825 ati dis-moi ce que tu manges je te dirai qui tu es. Ati mbwira icyo urya ndakubwira uwo uri we. Naho umufilozofe Feuerbach we yungamo ati l'homme est ce qu'il mange, umuntu ahinduka icyo yariye. Undi muhanga ati dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Mbwira uwo ukunda kugenda nawe, mbwira uwo ugendana nawe ndakubwira uwo uri we. Ibaruwa mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 15:33 bati ntimukishuke, kubana n'ababi byonona imigenzo myiza. Amen, amen. Ahangaha turi gusatira teolojiya cyangwa Bibiliya ikwereka uburyo ibyo wavuze ibyo wakoze abo mugendana ikigare la masse ne raisonne pas ta compagnie. Abo mugendana abo bose bashobora gukwica iyo ari babi, kandi bakaba bagukiza cyangwa ibyo byose bikagukiza yari byiza, yari beza. Akavugo kinyarwanda ngo ihene n'intu yizirikaho iyawe. Ngubu rero bwa buryo bwa kabiri bw'iyigamana la teoloji, tugiye kurebera hamwe ububi bw'icyaha cy'ubusambanyi. Usibye ko umuntu asara uri gutuka Imana ndetse ukaba wakwangiza na mugenzi wawe nawe utiretse, kandi ariko ni bya bindi byuzuzwa ngo ugasa n'uwo musangira. Akamvugo ngo ukinana n'imbwa ikagusiga imbaragasa, wagenda n'umugabo akakugabira. Ubwo se ushatse kuvuga ko nimvugana n'umusambanyi ningendana n'umusambanyi nanjye nzaba ndi we? Ibaze nanjye nibaze. Reka dusome ijambo ry'Imana, ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 6:15 kugeza ku 19. Ntimuzi se ko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Hanyuma rero nzafata ingingo za Kristo maze nzigire ingingo zihabara ntibikavugwe. Ntimuzi se ko usambanye nihabara ababaye umubiri umwe nayo? Niko byanditswe ngo bombi bazaba umubiri umwe. Amen, amen. Ushatse wakomeza. Niko byanditswe ngo bombi bazaba umubiri umwe. Ngo kwa gukinana n'imbwa ikagusiga imbaragasa nyine. Indaya na mayibobo zisambanye zikomeza kuba indaya na mayibobo. None se ko ndi ministry ninsambana n'indaya na mayibobo, nabwo tuzaba tubaye umubiri umwe? Nzakomeza mbe ministry cyangwa nzaba indaya cyangwa nzaba mayibobo? Ubwo rero uragira ngo subize yego. Akabwa ubushakashatsi twanavuze haruguru banavuga ko usambanye n'undi habamo transmission des maladies, des péchés même, haba uruhererekane rw'indwara physique nka za sida, psychologique nka état d'âme, ngo umushiha, umujinya, ubugugu, urwango, na spirituel ariko kubura Imana. Burya gusambana bikubuza Imana no guca umubano hamwe n'Imana. Ngugu bukanyarare ukamera nk'ubutaka bw'agasi bwabuze amazi bukumirana. Nirinze kuvuga urunuka no kwigunga bishobora no kuza, ibyo sinirwa nza kubivuga. Ahubwo aka kantu ko gusa no umusangiye ko kakomeje kundya ngomeza kugatekerezaho. Ariko naje kwibukana yavuga Kinyarwanda igira iti abasangiye ubutabitana ibisambo. Aha nibwo kuko nakomeje gutekereza kuri cyaha cy'ubusambanyi, uburyo kuko abagisangiye bahinduka ibisambo. Ubusinzi buhamagara ubusambanyi, ubusambanyi bugahamagara ubusambo. Bwicanyi waburi hafi aho ngaho byabigare, kuko buryo urebye ubusa ukabona ubusa, wambara ubusa ukaba ubusa. C'est ça la bassesse. Kujya hasi nyine, kujya hasi rero ntibyakagombye kongera kuntangaza kubona abantu biyitaga inshuti ariko kubera ko basambana bakazaba abanzi b'indana, abanzi b'umwisho. Kubera iki? Bwa busa nyine basangiye, bakaza kubona ubusa bakambara ubusa, ibyabo bikaba ubusa. Ibaze nawe gusambana n'umuntu mukazaba abanzi kandi imbere byitwa ku rukundo. Babyeyi mwe ko kandi mujye mukibazaho, akakwigarama akakwigarika kandi ngo mwari inshuti da. Inshuti zahese nyine, inshuti we ayinya. Iyi ntero nteye ubwoba ngo musangiye murasa koko. Ngaho nawe umuyobozi shyira ku rutonde abo umaze kwisanisha nabo bose shyira ku rutonde abakozi babo umaze kwisanisha nabo. Ya systeme ya mpanguye acyabo kajya bamugarura abo musa
ese mu Kristo wowe uracyakanyakanya? Byibuze ngo ube usa na Kristo, usa na Kristo mwasangiye ameza matagatifu Karisitiya. Ese usangira na Kristo cyangwa usangira na Sekibi? Usa nande muri abo bombi barudasumbwa? Usangira na Kristo ugasa na Kristo cyangwa usangira na Sekibi ugasa na Sekibi? Ibaze nanjye nibaze. Ingingo ya kane nayo ya nyuma, uko wakwirinda ubusambanyi. Prévention. Muganga akatugira inama ati il vaut mieux prévenir que guérir. Kwirinda biruta kwivuza. Rero bakristo bavandimwe twese dukurikiye iki kiganiro, uburyo ubusambanyi bwica, nyuma yo kureba aho icyaha cy'ubusambanyi giherereye no kureba ubwoko ndetse n'uburyo gikorwamo, twazirikanye uburyo gusambana ari ukugabanya ubwenge, nirinze kuvuga umusazi, mbese nyine nk'uri gutuka Imana, kuko umusazi nyine n'utuka Imana l'insensé, kuko nyine utuka Imana ntubura umusazi gusa, ahubwo waranapfuye. Tumaze kandi kubona ko iyo musangiye musa, niba usambanye nihabara nawe utabihabara buhoro. Ngaho babyeyi rubyiruko bihaye Imana, padiri, masere, frere, bantu mwese dushinze ingo, nihagira uzamura agatoki ko atarasambana, ubundi ahita yigira mu ijuru atanagombye gupfa. Dukurikije ubwoko bwose twabonye, ubwoko bw'ubusambanyi, ubwoko bw'isosi bamakakama. Aha, ubwo dusanzwe twese ntawaterewe wa mugore wafashwe asambana bazanye iherezo ngo niyo musambanyi gusa, akamvuga ngo ufashwe niyo gisambo. Ngaho rero mu Kristo umuvandimwe, wowe nanjye reka twisukure, ejo tutazakorwa n'isoni badushyize ku karubanda hagati, bityo twipakuremo ibiterasoni byose biri iwacu mu mutima wanjye, cyane cyane ibyo nabitsemo, ejo tutazaseba tugaserebeka mu isayo ya Sekibi. Tuje rero muri aka kanya gufata ingamba, aho byashoboka dukumire hakiri kare. Rero abakristo bavandimwe, kugira irari l'ixir c'est très normal, birasanzwe rwose ku muntu muzima, ku muntu ufite umubiri ndetse na roho. Kugira irari birasanzwe. Umusore muzima akararikira umukobwa, umukobwa muzima akararikira umusore, et vice versa. Cyakora icyo bavuga kidasanzwe nizo za deviation nyine, ubutinganyi, homosexualité, masturbation, bestialité n'ibindi byinshi warondora, gutana nyine, kuyoba inzira cyane cyane. Ariko se none nubwo twavuga ko bisanzwe cyangwa bidasanzwe, kurarikira dukomeza tujye tubyitwaza ngo mwene muntu n'umunyantege nke, ngo ngira intege nkeya, umubiri ugira intege nkeya, uwawe n'uwanjye, nuko twihanganira rwose, basi sorry, ngo ntawe bitabaho. Oya babyeyi, nta muntu muzima ufatira urugero cyangwa wigana cyangwa ukurikiza umuntu w'umusazi, umuntu byananiye, umuntu utabishoboye. Ahubwo twese dufatira urugero ku wabishoboye, ku muhanga, ku munyembaraga. Nuko rero abageni ukomeza kurwana, nanjye kuvuga amasigamana, kwifata kunywa isosi. Ibyo byose twavuze, dore umuti ukora neza, ariko uwo muti n'ubundi udatana no kuryana, kuko burya umuti ukora neza urasharira, urarura. Uwo muti nta wundi ni ukwifata ukikomeza, ni ukwifata ubudahemuka, kwikomeza. Iki kinini rero l'abstinence, kwifata, yifuza kutawuvanga n'indi myinshi tuzi, ahubwo reka mvuge icyo ubuza kugira ngo ukore neza. Ni inshinga y'igifaransa yitwa chosifier. Chosifier, c'est réduire quelqu'un à l'état de chose. Kugira umuntu nk'ikintu, kumubonamo nk'igikoresho, kubona umuntu nk'ikintu. Ubundi iyo ushatse kuvuga icyaha mu ijambo rimwe, ukita urwango. Urwango ryo ni irindi zina rya shitani, naho urukundo naryo ni irindi zina ry'Imana. Iki cyaha rero cy'ubusambanyi cyo rero kigira umwihariko wo gufata umubiri kikandavuza ndetse na roho icyarimwe, kikakwigaraguramo wese, ku buryo urangaye ushobora guhinduka nk'ingarani ya Sekibi, pibelle de Satan. Umusambanyi ikintu gikomeye cyabanza gukora wowe bagiye guhura nawe ni ukumwambura. Erega ntabwo ari imyenda gusa y'inyuma, yaba ari imyenda gusa y'inyuma yazanamugurira n'indi nta kibazo, ahubwo mwambura ikindi kintu gikomeye atongera kumwambika na rimwe, cyitwa ubumuntu. Babyeyi, ako kantu gaca akarongo k'umutuku, akamwambura ubumuntu, akamwambika ikintu. Chosifier, umuntu yari ari umuntu ariko uri gushaka kumugira ikintu kugira ngo urebe ukuntu nyine wamufatisha. Guhindura umuntu ikintu, babyeyi, murumva ako kaga gakomeye? Murumva ububi bw'icyo cyaha? Buri muntu ubwo agizwe n'ibice bitatu by'ingenzi by'umubiri, umutwe, igihimba, amaboko n'amaguru, nabyo ubwabyo bigizwe n'izindi ngingo nyinshi. Iyo ukuyeho umuntu urugingo rumwe ukaruca, burya bigera ku mubiri wose. Niyo ukunze igice kimwe ku muntu, ku mubiri w'umuntu, cyangwa urugingo rumwe ku muntu, burya iyo urutwaye, navugaga n'amaso, kurwiba n'amaso, ukarutwara ukarurarikira, ariko ukarutwara ukamusigaho, birumvikana urwo rugingo nirwo wakunze gusa kuri uwo muntu,
none urarutwaye, utwaye urugingo rumwe ariko umuntu we ntiwamukunze. La totalité wayirengagije, l'ensemble wayirengagije, ukunze agace kamwe niko utwaye. Icyo nicyo bita na deception. Iyo wari ukunze urugingo rumwe cyangwa umwanya umwe ku muntu, ugakunda urugero nk'umwanya w'umwibarukiro, iyo urangije kuwukoraho ubufindo, kuwukoresha ibyo ushaka, kwishimisha, icyo gihe urangiza umeze nk'ukanje igisheke, ugacira igikatsi mu ngarani. Uko niko ushobora kwibeshya mu masegonda make ngo ni sheri, by'akanya gato, sheri wanjye, bitewe n'icyo umucunzeho, mugakundana. Ariko iyo mumaze gusambana no gusabana muri ubwo buryo bwa sekibi, ryari rimaze gushira ry'akanya gato, hahandi yashakaga yahabonye. Ariko ujya umenya ngo si wowe yashakaga, si njyewe yashakaga. Akamu bose ngo yigeze asanga umukobwa ngo wari uri gukora mu busitani, ivumbi ryamurenze n'igitaka cyose, nuko aramubwira ati vayo sha tujyane ku buriri turyamane. Nuko wa munyabusitani ngo aramubwira ati ni ukuri patron ndanduye rwose ntibyavamo, wowe ntunarebera itaka ryose ndi ku mubiri. Undi ngo aramubwira ati vayo vuba, aho nshaka ndihanduye, sinjya wahera hahera makakama. Aha, iki kikatwereka ko twishakira ingingo zimwe na zimwe z'umubiri ku muntu, ariko umuntu we tutamukunda. Burya gukunda urugingo ariko umuntu we nkamwanga. Erega n'umunyeshuri aherutse gukora ubushakashatsi, nawe wumve ko butararangira ushobora kubukomeza. Nuko aravuga ati gusambana burya washyiramo ikimenyetso cya bingana no kwanga. Gusambana bingana kwanga, ubusambanyi bungana urwango. Kuko burya mu busambanyi ariho shitani asigarije gusa guhisha urwango, ubundi akatumara burundu. Rero gusambana burya ntibitera urukundo, nta rukundo rurimo, ahubwo n'urwango rwigendera. Ari naho nyine hava kuronda ubwoko, c'est chosifié, ironda koko, amacakubiri, c'est chosifié, prostitution, c'est chosifié, guhindura nyine umuntu ikintu. Burya niba usambana ukawuta muheza nguni, extremiste, uronda ubwoko, witonde kuko biri hafi, birakihisha nyine muri wowe. Umunsi umwe byavumbutse ndakubwiza ukuri, wanze ko muryamana, wanze kukurekura wa mwanya umwe ukunda, uzahita umuhitana, umwice, umwirukane ku kazi. Niba uzamwirukanye mu ijuru, ibaze nanjye nibaze. None se babyeyi koko ninde utarasambana dukurije uko tumaze kubivuga? Washyira urutoke hejuru. Rero mukristo umuvandimwe, wowe nanjye umenye neza niba ushaka kwirinda ubusambanyi, niba nawe washoboye kwiyumva ahangaha nkanjye, aho bamakakama byabagejeje. Évitez de chosifier des personnes humaines. Irinde guhindura abantu nk'ibintu nk'ibikoresho byawe. La séduction, gerageza ubirwanye. Nuko ugerageza mubyeyi, bityo nubona umugore umubonemo umuntu aho kumubonamo igikoresho cy'ubusambanyi kiza kukurangiza irari. Nubona umugabo nabyo bigende nk'uko, umubonemo umuntu aho kumubonamo rwa rugingo ruza gukurangiriza irari. Nubona umuntu aho kumubonamo igitsina cyangwa umwanya w'umwibarukiro gusa, akurangiza ibyifuzo by'umubiri, ibitekerezo byawe byose, warangiza ukamuciraho, yabirangiza warangiza ukamuciraho, bityo ubona umuntu mukunde wese roho n'umubiri utavangura. Erega ubwivangure butanya no ku ngingo. Umuntu uvangura ababyeyi, umuntu uronda koko. Attention, tu ne peux pas échapper à l'adultère. Uko nyine usambana agira urugingo aba yakunze, bityo ukabarungurukira umuntu mu idirishya avec rideau du jour, wamara kumureba wese ukamwambura. Navugaga kumwambura ubumuntu, warangiza ugacira igikatsi ukamwambika ikintu, ukamuhindura ikintu, ukaba wamuroshye mu ngarani. Ngaho rero nawe mukristo ibaze nawe abantu umaze kwambura ubumuntu bwabo, abukoresha ingeso mbi z'urukozasoni z'ubusambanyi, ni koko mubyeyi uzabambika ryari? Uzongera ubambika ryari? Navugaga ubutungane bwabo uzabukura hehe se? Nguko gukora imibonano mpuzabitsina no kubashakanye nabyo bitakagombye kuba bunyamaswa, ahubwo bikagengwa n'urukundo. Urukundo hagati y'abashakanye babyeyi. Umugabo akabona umugore we akumva aramukunze nk'umuntu, nk'ikiremwa muntu, niba ari mu nyamaswa gusa. Umugore nawe nuko akabona umugabo akumva aramukunze nk'umuntu, ikiremwa cy'Imana. Urukundo nyine. Nyamara se mubyeyi, wari uzi impamvu kubw'amatsiko za divorce zikomeje kuvuza ubuhuha muri no minsi? Nuko mwashakanye umaze kumufata nk'ikintu aho kumufata nk'umuntu. Chosifié vraiment. Ngiki gisubizo uzajya wiha, ntuzongeye kujya wibaza ngo gatanya divorce ngo ziri guterwa n'iki, ngo gushwana biraterwa n'iki mu rugo, kudacana uwaka, amakimbirane amatiku. Aha, kundi ikintu aho gukunda umuntu, nuko nyine aho habuze urukundo. Hari ubusambanyi aho kuba urukundo,
hagiye ubuhehesi, mwubakiye ku irari ry'umubiri aho kubakira ku bumuntu. Kuko niba mukundana koko, urukundo rwo ntirurangira, ntabwo ari ikintu kimwe, ahubwo ni umuntu wese. Ariko irari iyo urifitiye undi rishobora kurangira, kuko nyine cya kintu wamushakagaho cyarangiye, wakibonye kare. N'abakristo bavandimwe, wowe nanjye, guhera uyu munsi nawe wumve ububi bw'ingeso y'ubusambanyi n'uburyo yica. Cya cy'ubusambanyi kiganisha ku kwica. Urangiza gusambana ugashaka kubihishira, nguko gukuramo inda n'ibindi byaha byinshi cyane byisukiranya hejuru yacyo, ukaba wakwica abandi nawe utiretse, nguko kwiyahura. Rero guhera uyu munsi, reba umuntu mugenzi wawe umubonemo umuntu. Reba umuntu mugenzi wawe ntumubonemo ikintu, ahubwo umubonemo umuntu. Urebe umukobwa, urebe umugore w'umugabo, umubonemo umuntu. Urebe umusore, umubonemo umuntu. Umuntu ugomba gukunda wese, atari urugingo kwarwo, akaboko kwako, akaguru kwako, izuru kwaryo, umuntu ukwawo. Ye baba we, kwamenyo kwayo. Babyeyi, urukundo rw'amenyo gusa. Ubundi ibyo nubikora gukunda umuntu nk'umuntu, ibyo nubikora vuba pe, uzahita ukira, sinkubeshye. Uzakira vuba kubera Imana. Ntimuzi se ko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Amen. Hanyuma rero nzafata ingingo za Kristo maze nzigire ingingo zihabara, ntibikavugwe. Amen. Ntibikabe. Muvyeyi wawe ntibikavugwe, nanjye wanjye ntibikavugwe, ntibikabe. Nawe wawe ntibikavugwe. Mwese bifurije amahoro y'Imana. Dukomeze duharanire ubutungane buri munsi. Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.